Kristo nashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu, abo tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe, bene data, nshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, tubyukiye imbere y'Imana yacu dushima, tuyiramya. Yereza Imana icyubahiro, yihereza icyubahiro, wikora ikosa ryo kugenda udashimye Imana. Banza Imana muri gahunda zawe z'uyu munsi, banza Imana aho ugiye, banza Imana mu byawe, banza Imana ku bawe, banza Imana mu rugendo ufashe, banza Imana mu kazi ugiye gukora. Imana ishimwe, haleluya. Imana irabyongera, irabikoze, iravuze ngo bahubayeho, ubyutse ugihumeka. Imana irabyongeye, irabikoze, izinze ijoro izinguye amanywa. Imana nishimwe, haleluya. Ibikoze mu bumana bwayo, ibikoreshejwe n'urukundo igukunda, ibikoreshejwe n'imbabazi kugirira amanywa na nijoro. Imana ishimwe, si kubw'ibitambo, si imirimo myiza, ahubwo ni urukundo rwa Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe. Nagusuhuzaga kandi nkubwira ngo banza Imana muri iki gitondo ukikanguka, jya ubanza Imana uyihereze icyubahiro. Imana ishimwe, usengere n'amayereko warayemo. Imana ishimwe, senga Imana, hereza Imana icyubahiro. Ntawatindanye n'Imana ngo imukuriremo aho, ahubwo gutindana n'Imana bihesha umugisha. Imana ishimwe. Iyo utindanye n'Imana uhinduka inshuti y'Imana, uba uri umwana w'Imana. Imana ishimwe, nta kintu cyakubaho Imana itakibanjije kukikwereka. Ndetse iyo utindanye n'Imana, Imana uyibona mu bundi buryo burenze uko wayibonaga. Imana nishimwe, Imana iguha ijambo, Imana iguha agaciro. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nabasuhuzaga muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byo gusenga Imana yacu, twarayibonye ikora imirimo n'ibitangaza. Dukomeje kuba imbere y'Imana yacu. Ngushishikariza kugendana n'Imana nawe mu mutima wawe, kugendana n'Imana, gukora ibishimwa n'Imana, kugendana n'Imana, kwera imbuto zikwiriye abihannye, kugendana n'Imana, ugahindura n'imico yawe, ururimi rwawe, uburyo ki warukoreshaga, uburyo wavugaga. Oya, niwagendana n'Imana uzaca bugufi, n'ururimi rwawe rwibwirize ruce bugufi. Imana ishimwe, ugire amagambo uvuga n'ayo utavuga, ugire mbese ibyo ukora n'ibyo wumva ari ibizira ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Kugendana n'Imana bihindura imibereho, kugendana n'Imana bihindura imyitwarire, kugendana n'Imana bifungura umugisha. Imana ishimwe. Kugendana n'Imana bikwinjiza muri desite yawe nziza, kuko Imana yakuremeye, yakuvuzeho. Imana nishimwe. Kugendana n'Imana, icyo Imana igusaba ni ugukunda kubabarira no kugenda wicisha bugufi iminsi yose. Imana ishimwe. Nyemerera rero turi muri iri jambo ryitwa kugendana n'Imana, iki gitondo twisomere igitabo cya Mose, gutegekwa kwa kabiri. Ni ibice 30. Turasoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Twihuse dusome mu izina rya Yesu. Dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza, n'urupfu n'ibibi. 16. Kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Imana, gukunda Uwiteka Imana yawe, no kugenda mu nzira ikuyoboye, no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ngo ubeho. Haleluya. Ugwire. Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki muri iki gitondo?
Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi avuganye nawe muri iri jambo, arakubwiye ngo dore uyu munsi ni uyu munsi nyine, ni uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza. Imana hari ibyo yashyize imbere yawe, Imana hari ibyo yarangije kugupangira. Amahitamo ni ayawe, amahitamo ni ayawe. Nuhitamo neza urabaho kandi ugwire, nuhitamo nabi umuvumo w'igihekane urawikorera. Ijambo rirakubwiye ngo uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza. Irongera irakubwira ngo kandi n'urupfu n'ibibi byose biri imbere yawe. Ubugingo n'ibyiza biri imbere yawe, urupfu n'ibibi biri imbere yawe. Ni wowe ufite ubutware n'ubushobozi bwo guhitamo. Nuhitamo nabi urafata ku mwako, ariko nuhitamo neza, ijambo ryavuze ngo urabaho kandi ugwire. Imana ishimwe. Hanyuma 16 ijambo rivuze ngo iki? Rirakubwiye ngo kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka. Imana irarebye isanga nireka gusa ngo uhitemo, urahita ukubita ku mwaka uhitemo ibibi. Ariko ijambo rirakubwiye ngo uyu munsi Imana igutegetse, Imana irashaka ko ukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyobora. Imana ishimwe. Turi ku ijambo ryitwa kugendana n'Imana. Nuhitamo gukunda Uwiteka ukagendera mu nzira ikuyobora, urahiba uhisemo ubugingo n'ibyiza. Imana ishimwe. Nuhitamo kugendana n'Imana, nuhitamo kugenda mu nzira Imana ikuyobora, urahitamo ubugingo n'ibyiza. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Hitamo rero kugendera mu nzira Imana ikuyobora no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo ndetse n'amateka yayo. Ibyo byose Imana iravuze ngo nuhitamo kugendana n'Uwiteka, nuhitamo kugendera mu nzira ikuyobora, ugahitamo kubaha Imana, ugahitamo kwitondera amategeko yayo. Imana ishimwe ngo ibyo ngibyo nubihitamo, ugahitamo ayo mateka yayo n'amategeko yayo, ngo kugira ngo ubeho. Imana irashaka kubaho, kandi nubaho urabaho neza, nubaho urabaho urinzwe, nubaho urabaho unezerewe, nubaho urabaho urwanirirwa n'amaboko y'Imana, kuko wahisemo kugendera mu nzira Imana ikuyobora. Imana ishimwe ngo kugira ngo ubeho. Ikindi Imana ishaka ni ukugira ngo ugwire. Imana ikubwiye ngo irashaka kugwira, ibishaka kwagura ibyo ukora, ibishaka kwagura mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Nta muntu n'umwe udashaka umugisha, nta muntu n'umwe udashaka kwaguka, nta muntu n'umwe udashaka kugwira. Iyo uvuze kugwira ni ukugwira ukaguka, ukagira abana, ukagira amafaranga, ukagira akazi keza, ukagira development. Imana ibishaka ko umuntu agwira, yaguka, agira development mu buzima bwe, ngo ni ukugira ngo rero ubeho kandi ugwire. Imana ishimwe. Niki Imana igushakaho muri iki gitondo, niki Imana igushakaho, igakomeza ikubwira ngo Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha mu gihugu. Imana ishimwe. Mu gihugu ujyamo, mu gihugu ujyamo no guhindura. Imana ishimwe. Ujyanwamo no guhindura. Icyo gihugu rero nta kindi, ni ubuzima bwawe, ni ubuzima bw'abana bawe, ni ubuzima bw'umuryango wawe. Ugwire, ugire umugisha no mu gihugu ujyanwamo guhindura. Ntabwo uzahindura imitima y'abana bawe, ntabwo uzahindura imitima y'umuryango ubamo, ntabwo uzahindura imitima ya sosiyete nawe ubwawe utarahinduka. Impossible. Ntabwo bishoboka. Banza uhinduke. Imana ishimwe. Uhitemo neza, uhitemo ubugingo, uhitemo ibyiza. Imana ishimwe. Kandi Uwiteka Imana
ugendere mu nzira akuyobora. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Umvira umwuka wera, umvira ijambo ry'Imana, umvira Imana, ubone kubaho kandi ugwire. Imana ishimwe, ugire n'ibyo uhindura muri kampani yawe, ugire ibyo uhindura mu rugo rwawe, ugire ibyo uhindura, ubiheshejwe n'uko wahisemo ubugingo n'ibyiza, kandi uhitamo kugendera mu nzira Imana ikuyobora. Ujye wumvira umwuka wera. Shalomo shalomo. Imana agakicanza kankurura ngo